bavandimwe duhuriye muri iki kiganiro cy'umugoroba, ndagira ngo nibutse icyo turi buvugeho nk'uko mwabikurikiye muri iyi minsi ishize kuva ku itariki ya 7 y'uko kwezi. Umudamu witwa Julie Ravert, umwanditsi ukomeye, umushakashatsi wanditse ibitabo binyuranye, ariko cyane cyane igitabo cyagaragaje ko yakoze ubushakashatsi koko buteye imbere, cyitwa Rwanda l'éloge du sang. Icyo ni cyasohotse mu Bufaransa. Akaba yaragize ikiganiro rero mu Gifaransa nanone n'umunyamakuru wo kuri Radio Canada. Arangije gutanga icyo kiganiro, bamwe mu banyarwanda batuye muri Canada bamurega gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Bamurega byinshi cyane, bamurega ko akorana n'abajenosideri, bamurega ko yabeshye kuri ibi n'ibi, ibyo kurasa indege ya Perezida Habyarimana, iby'ubwicanyi bwakozwe na FPR n'ibindi byinshi, bagamije kumucecekesha. Barega n'uriya munyamakuru nyine Stéphane Bureau bagiranye icyo kiganiro na Radio Canada ko ibyo yakoze ari ugushyikira abajenosideri. Ubwo rero twebwe nk'abanyarwanda natwe, kuko amateka tuyahuje n'abariya babyanditse, aho dutaniye wenda nuko bo bakorera leta ya FPR ku buryo bugaragara, ariko amateka y'igihugu cyacu natwe turayazi. Twahuye rero tugira ngo twigire hamwe ibiri mu mabarwa banditse, mu biganiro batanze, haba kuri YouTube cyangwa n'ahandi, kugira ngo tugeze ku banyarwanda ubutumwa bushyira ibintu mu mwanya wabyo. Tuvuge ukuri ku mateka y'igihugu cyacu, dutanga ubuhamya, twibaze koko natwe niba Julie Ravert igitabo cye gipfobya jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa niba gipfobya amateka y'u Rwanda muri rusange. Kuri uyu mugoroba rero, abakurikiye ikiganiro nk'uko mubibona, duhuye turi abantu 5, ariko nyuma hashobora kwiyongeramo n'abandi batumiwe. Harimo Padiri Fortunatus, bamwe mugomba kuba muzi, Rudakemwa. Hakaba Bwana Theobald Gakwaya Rwaka, hakaba Bwana Pierre Claver Nkinamubanzi, na Bwana James Munyandinda. Abo bose nidutangira kuganira neza barajya bivuga, buri muntu abibwire, afate nk'umunota umwe, avuga aho atuye, avuga uwo ari we, noneho dutangira ikiganiro twibaza nyine bya bibazo nibukije mu kanya. Ubwo nagira ngo nsabe Padiri Fortunatus atangire yibwire abakurikiye iki kiganiro. Murakoze Bwana Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana kumpa ijambo. Nitwa Fortunatus Rudakemwa, ndi umupadiri wa Diocese Katolika ya Cyangugu, ariko ntuye muri Canada, mu ntara ya Quebec. Nkunda amateka y'u Rwanda, dore ko nihuguye nize n'ibyerekeranye n'amateka. Ku ngingo iduhuje uyu munsi, ndagira ngo mbwire abifatiye mu gahanga umutegarugori Julie Ravert ko adahakana jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ntayihakana, nta nubwo ayipfobya, habe na busa. Abamwibasiye nta ngingo bafite, icyo bashaka ni ukumucecekesha no gucecekesha abandi batekereza nkawe. Nta ngingo bafite, ni iterabwoba, nibemera no kungurana n'ibitekerezo n'abandi, simvuze ngo bazatsindwa, ahubwo bazahungukira, kubera ko bahagamye muri 94. Ntabwo bigeze baharenga. Hari abigeze guhagama muri 59, ubu hari abahagamye muri 94. Kuva muri 94 kugeza ubu, hari inyandiko nyinshi, hari ubuhamya bwinshi, hari abantu benshi berekana ko inkotanyi zishe abanyarwanda benshi, cyane cyane bo mu bwoko bw'Abahutu. Icyo ngicyo nicyo Julie Ravert avuga.
mbere y'uko abanditsi baba abanyarwanda baba abanyamahanga babivuga, abanyarwanda bo barabizi. Iyo bariya bamwifatiye mu gahanga bavuga ngo ibyo yandika, ibyo avuga birabakomeretsa, bo babona ukuntu imyitwarire yabo n'imvugo yabo ikomeretsa abantu FPR yiciye ndetse n'abarokotse ubwo bwicanyi, bo babona rwose ukuntu abo bantu babakomeretsa. Bantu rero bifatiye Judy River mu gahanga, rwose mugerageze kuganira n'abandi. Kuvuga ko hari ubwicanyi bwibasiye abahutu ndetse bukaba ari jenoside, ntibivanaho jenoside yakorewe abatutsi. Jenoside imwe ntabwo ikuraho indi, yiyongera kuri yo zibe ebyiri. Ibyo ntitubyumvikanaho, u Rwanda ruzahungukira cyane, kubera ko dushobora gusabana, dushobora guhozanya, dushobora gufashanya, n'u Rwanda ruzaba ruhungukiye. Nicyo mbaye mvuze aka kanya, ndagira ngo mpe n'abandi ijambo, niba ngombwa ndongera ngaruke. Murakoze. Murakoze cyane Padiri Fortunatus. Ndagira ngo nkurikizeho umuvandimwe James Munyandinda nawe agire icyo avuga, akuzuza cyangwa atanga ibimenyetso binyuranya nawe cyangwa se bigaragaza ko ibyo uvuze ari ukuri, adasubiye mu byo uvuze nk'uko wabivuze, ariko nawe avuge icyo atekereza kuri bya bikorwa byo kwamagana Judy River bamubeshyira, bashaka no kumugirakaho ibyaha atakoze. Bwana James Munyandinda, muvandimwe. Ndabasuje mwese aho turi kumwe mu kiganiro, nasuje kandi n'abadukurikira n'abazadukurikira. Nitwa James Munyandinda, nkaba ndi umwe mu basirikare barindaga umutekano wa Paul Kagame kuva mu mwaka w'1992, turi mu ishyamba mbere y'uko FPR ifashe ubutegetsi muri 1994 mu kwezi kwa karindwi. Nkaba rero muri aka kanya ndi mu gihugu cy'Ubufaransa. Kuri ibyo rero bivugwa kuri ya mudamu nitwa ko ari umudamu w'intwari, uriya Judy River, ikintu cya mbere ndagira mbanza mbwira abatwumva yuko Judy River gukora ubushakashatsi no kwandika ku Rwanda ni uburenganzira bwe. Ntabwo u Rwanda ari igihugu kiri ku mubumbe wundi kiriho cyonyine. U Rwanda kimwe n'ibindi bihugu bifite amategeko n'amasezerano mpuzamahanga byagiye bisinya yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ndetse n'amategeko mpuzamahanga arwanya ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha bya jenoside n'ibyaha mbese ibyaha byose bihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Iyo igihugu icyo ari cyo cyose cyishe ayo mategeko kiba cyishe amasezerano kiba cyarakoranye n'umubumbe w'isi, kuko byitwa ko icyo gihugu ari kimwe mu gace kagize isi. Ni muri urwo rwego Judy River atuye, ni umuturage w'umubumbe w'isi, cyo kimwe n'abandi banyarwanda baba bari mu gihugu n'abari hanze, n'abaturage b'uyu mubumbe turiho nka Judy River. So afite uburenganzira buvuga gukora ubushakashatsi, kwandika kuri buri gihugu cyose kiri kuri iyi si,
mu gihe gikorewemo ibintu binyuranyije n'ibyakabaye bikorwa n'inyoko muntu cyangwa bikorwa n'ikiremwa muntu. So icyo nshaka kuvuga hano ni iki, ni uko abanyarwanda bagomba kubanza kumva yuko ntabwo u Rwanda ari akarima k'abanyarwanda gusa, ni akarima k'isi kaba kamuritsweho itoroshe n'isi yose. Ni uburenganzira bw'umuntu wese utuye ku isi kumenya ibibera mu Rwanda. Isi yaba kuko amategeko atugenga twese ni amategeko amwe ibihugu byagiye bisinya bihuriraho muri Loni. So ibyo tubishyire ku ruhande. Ku kibazo cyo kumwita umujenosideri biriya nabonye bya bariya bita mu diaspora ngo yo muri Canada, noneho basigaye batinya kwiyita ngo ni ibuka, kuko abantu bamaze igihe berekana ibuka icyo ari cyo, ariko buriya ni na ibuka ibi bari inyuma. Ibyo bantu babyumve, ntabwo babikora bo bonyine. Bafite imbaraga ziri invisible, imbaraga zihishe inyuma y'igikuta, ni ukuvuga zibapusa ngo mukora ibi. Izo mbaraga ni ibuka, izo mbaraga ni leta ya Kigali. Impamvu bamwita ko ari umuhakanyi wa jenoside, Jude Rever niwo ijambo jenoside ni intwaro leta ya Kagame ikoresha mu gucecekesha uwo ari we wese. Iyo ari umuhutu, yiba Jude Rever uyu munsi yari umuhutukazi, ni urugero, yari umuhutukazi, bari kuvuga Kigali, yari kuvuga n'abambari bayo yuko niba ari umuhutukazi ni umujenosideri. Niba atari umujenosideri, wenda tuvuge jenoside batari mu Rwanda, bakavuga ngo base wabo, basekuru cyangwa se bene wabo bagiriwe muri jenoside n'iryo pfunwe afite, akaba arimo kwandika no kwamagana amarorerwa yakozwe na FPR na Kagame. Ikindi, iyo aba ari umututsi ubivuga, bari kuba ubu baramaze kuvuga bati uwo nguwo ni umujura, uwo nguwo ibyo avuga sibyo, nta muntu ugomba kubyumva, nta muntu ugomba kumutega amatwi, ibintu nk'ibyo. So icyo nshaka kuvuga hano ni uko nta kintu na kimwe, kuko nakurikiranye ibintu byandikwa na Jude Rever, mperutse no gukorana interview nawe. Ikintu kimwe mwemereraho ni uko afite umutima wo gukunda inyoko muntu, afite umutima wanga abantu barengana. Ikindi, ntatinya kujya ku ruhande rw'abarengana, nta n'ikiguzi cyangwa se nta n'indonke akeneyeyo. So Jude Rever icyo inyota afite niyo kugira ngo ukuri guhabwe intebe, nta kindi. Kambaye nk'urugero, avuga yuko abahutu bishwe mbere ya jenoside mu majyaruguru y'igihugu. Ibyo avuga ni ukuri kwambaye ubusa. Nubwo abivuga ari umunyekanada, n'abanyarwanda babizi n'abari mu nkotanyi barabivuga, nanjye ndimo. Urumva, avuga yuko abahutu bishwe muri jenoside, mu gihe cya jenoside, ko hatapfuye abatutsi gusa. Ibi ngibi ninde munyarwanda utabizi? Kuba Jude Rever abikoze ubushakashatsi akabyandika, ninde munyarwanda utazi yuko mu gihe cya jenoside hapfuye abahutu batagira ingano? Mu gihe cya jenoside hari abahutu benshi bishwe n'interahamwe, abandi bahutu bicwa n'abakomando ba FPR. Ninde uyoboye yuko abahutu batumizwaga amanama? Ninde utabizi? Jye ubwanjye ndabivuga nk'umuntu wari mu ngabo z'inkotanyi zari ziyobowe na Kagame. Ntabwo mbivuga nk'umuntu wabyumvise mu migani, ndabivuga nk'umuntu inshuro nyinshi mu gihe cya jenoside izo operation Kagame ubwe yitangiraga amabwiriza akanakira na raporo y'abantu bishwe hirya no hino. Urabibona, abantu bishwe hirya no hino. Ibi mvuga Kabare barabizi, yewe na nikigera agatunya kuvuga ukuri azakuvuga nasaba imbabazi abanyarwanda. Urabyumva?
abahutu bishwe mu gihugu cyose hataretswe abatutsi urumva. So ibyo Judreva kubivuga ntabwo ari uguca nk'amabere, ahubwo ikibazo Kagame afite nuko Judreva bivuga mu ndimi zumvwa n'abanyamahanga, bo Kagame amaze imyaka n'imyaka abeshya, agashakamo n'ingirwa ngo n'abashakashatsi b'abanyamahanga bemera kurya amafaranga ye kugira ngo basohore ibinyoma bye babishyire mu bitabo babyite ko ariko kuri ku mateka y'u Rwanda. Urayibona bo. Ikindi kintu nshaka kuvuga, Judreva wumvise ko banamwamagana ku kibazo ngo cy'indege, ngo avuga ibintu kuko bazi yuko ibi nabivuze n'ejo bundi, ikibazo Kagame afite gikomeye ni isi gusobanukirwa neza ko ariwe warashe indege ya Perezida Habyarimana, kuko indege ya Perezida Habyarimana hari abantu njya numva babijijinganyaho ngo hari n'ubona biganiye ejo bundi nawe w'umuzungu, ariko ndabimwumvisha avuga ngo jenoside y'abatutsi ngo yarateguwe ngo ntabwo yatewe n'iraswa ry'indege. Urayibona ibi abanyarwanda babyumve neza. Iyo indege ya Habyarimana itaraswa na Kagame yishakira ubutegetsi, ntabwo jenoside yari kuba. Impamvu itari kuba ni iyihe? Ndabizi nk'umuntu wari mu Rwanda hagati mu myaka za 1990 ya jenoside n'igihe cya jenoside na nyuma yaho, mu Rwanda hariho umwuka mubi uri hagati y'amoko y'abahutu n'abatutsi, kubera abahutu benshi, kubera impamvu ebyiri. Icya mbere, leta yari iriho ya Habyarimana yabashije kwerekana yuko ari abatutsi baje kwambura ubutegetsi leta iriho iyobowe na bamwe mu bahutu. Sinavuga ko yari leta y'abahutu ko bose ntibayisangagamo, urabyumva. Kandi ibyo yavugaga byari ukuri, twashakaga ubutegetsi kandi Habyarimana yarabushakaga na leta ye. So icyo ni kimwe. Noneho akumvisha abahutu, leta ye ikumvisha abahutu yuko ari abatutsi baje kwambura ubutegetsi, noneho bakanumvisha ko abatutsi ari babi. None se iyo umuntu akumvishije ko abantu ari babi, akwereka inkambi za Nyacyonga, akwereka abantu batandukanye bicwa n'inkotanyi, abagizwe impunzi mu gihugu cyabo kubera inkotanyi, urumva ubwinshi ubunini bw'urwango ruri hagati y'abo bantu. Umuti ni uvuga ngo n'umuntu w'impumyi na Kagame ubwe yarazi yuko arashe indege kugira ngo afate ubutegetsi, ariko amaraso y'abatutsi agomba kumeneka mu gihugu, amaraso y'abahutu agomba kumeneka mu gihugu. Kagame yari abizi, kandi Kagame yari abizi neza yuko umuti wo kugira ngo amaraso y'abatutsi bari mu gihugu n'abahutu yo kumeneka ari ukwemera amasezerano ya Arusha. Ingabo za FPR zikavanga n'ingabo za Habyarimana nk'uko byari byemejwe mu masezerano ya Arusha. Bamwe basike ba FPR bakajya mu ngabo z'abajandarume, abandi bakajya mu gipolisi kominari, abandi bakajya muri guverinoma y'inzibacyuho yagombaga kujyaho, bakagwana imyanya y'ubutegetsi bwose mu gihugu. Naho jenoside yari kumenera ngo ibe abatutsi n'abahutu mu gihugu cyabo basangiye akabisi n'agahiye, basangiye ubuzima bwose bw'igihugu cyabo. Ntaho jenoside yari kumenera. Ibi jyewe murambivuga. So icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko Kagame aranga ko kumenyekana ko ari we mu genosideri wa mbere. Jye mbisubiremo, niba twese twemeranya ko ibyabaye mu Rwanda 1994 ari jenoside yabaye, niba tubyumva kimwe, bivuze yuko umujenosideri nomero ya mbere, duvuze ngo uwa mbere, wa kabiri, wa gatatu, nomero ya mbere ni uwarashe indege ya Habyarimana, niwe watangije jenoside. Ikindi, uwo warashe indege ariwe Kagame, kuko kurasa indege kwa Habyarimana ibyo byo jyewe sinkeneye umuntu ubisobanura uko byagenze, uko byabaye, ahubwo ni jyewe wabitanzemo n'ubuhamya cyo kimwe n'abandi mu butabera bw'Ubufaransa, kuko nizo misile zarashiye ndege narazirinze kumara igihe gikabakaba imyaka 2. Muvandimwe Munyandinda, ndagira ngo ubwo buhamya bwerekeranye n'indege ugarukaho mu kanya, ariko hagati aho duhe ijambo bagenzi bacu nabo babone
bagira icyo bavuga, cyane cyane ko nka Pierre Claver Nyinamubanzi atuye muri Canada, afite ubwo ashobora kuba yarakurikiranye biriya birego barunda kuri Judy River n'umwuka uhari. Ndagira ngo nawe agire icyo atubwira, noneho akurikirwe n'umuvandimwe Theobald Gakwaya Rwaka. Okay, murakoze. Murakoze cyane Ambasaderi Ndagijimana. Nanjye mbanje gusuhuza abatwumva bose kandi mbifuriza umwaka mushya muhire. Hanyuma ku byerekeranye rero na Judy River, uriya mudamu rwose w'ubutwari bw'intangarugero tunaziranye cyane. Ndashaka kubwira abantu ko Judy ibyo avuga ari ibintu bimwe yabihagazeho, kuko igihe bicaga impunzi muri za 1997 yari muri Zaire, ariyo Kongo ubu ngubu, yari Ikisangani, ku buryo igihe barasaga impunzi bimwe yarabyiboneye nawe abona ukuntu bazitsembatsemba. Yavuye Kisangani aca Goma agera Kigali, ku buryo n'ukuntu bicaga abantu mu Rwanda icyo gihe nabyo bimwe yabyiboneye. Ni ibintu avuga rero ntabwo ari ibihimbano. Yaganiriye n'abanyarwanda benshi barokotse ubwicanyi bw'inkotanyi, kandi hari benshi bari barazivuyemo bahoze bakorana na Kagame. Icyo bamuziza rero ni icyo, ntago Judy yigeze ahakana ko habaye itsembatsemba cyangwa jenoside yakorewe Abatutsi. Icyo bamuziza gusa ni uko, ni nacyo baziza umuntu wese uvuga ko inkotanyi nazo zishe abantu. Ndumva kuvuga ko inkotanyi zishe bidashaka kuvuga ko ibyakorewe Abatutsi bitabayeho. Ubwo rero bavanga ibintu. Ikindi navuga ni uko Radio Canada, ngewe vraiment nabonye kiriya kiganiro Stéphane Mbero yakoranye na Judy, ari ikiganiro cyiza cyane kuko gihereye ku bintu bifatika. Afite inzandiko nyinshi, ari izavuye muri tribunal ya Arusha, ari nyine izo témoignages zose uko yaganiriye n'abanyarwanda, ari abahoze mu nkotanyi, ari abarokotse baba hano muri Canada, baba i Burayi, baba ku isi hose. Yaganiye n'abantu benshi cyane mu gitabo cye, uwagisomye arabibona rwose, dokima zirahari zigaragara. Na Stéphane Mbero rero nakunze ko yagisomye, kuko ukurikije uko yamubazaga ibibazo wumvaga neza ko yagisomye. Ndabinshimira cyane. Ngashima Radio Canada kubera ko kuva intambara itera muri 1990 ngewe nari hano muri Canada, twajyaga tuvuga tuti inkotanyi zisha abantu kuva bica barya barindaga bariyeri ya Kagitumba. Icyo gihe rero kubera ko icyo bita histoire officielle convenable isi yose yari yaremeye kugivuga yonyine, nicyo cyahitaga wavuga ibindi ntibabyemere. Na Radio Canada yarimo ko twagiye tuyaha amadokima menshi, tuyaka ibiganiro, tuyandikira ikatwangira. Ariko nka Kagame nubwo babeshye ngo ntibatange ntuza baha abantu bamwe gusa, na Kagame yivugiyeho muri emission yitwa Ropuwe muri 2006 yaje hano kugira ngo ace guca kuri Ropuwe. Rero emission ni emission ikomeye cyane, ariko Kagame yayiciyeho. Noneho rero aho batangiye kubonera ko ibimenyetso bigaragara, za raporo mapping zisohoka, bakavuga bati kameme ilfo ko n'ukundi kuri kugaragara, niko iki kiganiro bahaye Judy River kirimo. Si cyo cya mbere, hari n'abandi bajya bacaho bagatanga ubuhamya. Mbega ibi FPR ikora, abantu bageraho bakavuga bati trop c'est trop. Niko bimeze rero. Ngewe ndavuga nti bravo Stéphane Mbero, bravo Judy River, kubera ko mutangiye guha abo bimye ijambo kugira ngo nabo bavuge. Ngewe mpamya ko igihe akababaro ka buri munyarwanda kazashyirwa ku munzani bakavuga ngo kamwe gasumba kandi, ntago tuzagera ku bwumvikane bugaragara. Ndumva nabandekeye aho tukaza gukomeza nyuma. Urakoze cyane Pierre Claver. Nagira ngo Rwaka Theobald nawe atubwire uwo ari we, agire n'icyo avuga kuri hamwe. Murakoze nyakubahwa Ambasaderi Yohani Maria Vianney kuba mumpaye ijambo. Nkaba rero nanjye nk'uko abandi babigenje mbanje gusuhuza abo turi kumwe muri iki kiganiro,
Pierre Claver we sinamuherukaga vuba, ariko Padiri Fortunatus we nari mberutse kumva ikiganiro cye. Munyandinda nawe muramwumva mu biganiro byinshi kandi byubaka abanyarwanda. Ambasaderi wowe w'abayirengera bose sinakwirirwa ngira icyo mbivugaho, ariko abandi banyarwanda batwumva nabo ndabasuhuje. Nkaba rero mpereye aho abandi bagejeje nagira icyo mvuga ku uyu mudamu Judy River, ariko rero reka mbanze mbibwire muri make. Ndakuze, ntabwo ndi hejuru y'imyaka 65. Ni ukuvuga rero ko navukiye mu Rwanda, ndubamo, ndukuriramo, ndetse ku bwanjye navuga ko nagize amahirwe kuko jenoside yakorewe abatutsi yabaye ndeba n'amaso yanjye, si ibyo nabwiwe. Ni ukuvuga rero ko ntatinyuka guhakana no kuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi ntiyabayeho. Nagize n'amahirwe, nyuma ya jenoside sinahunze, nari mu Rwanda. Hari ubwicanyi bumwe nahagazeho n'amaso yanjye bwakozwe n'ubutegetsi, ntabwo ari interahamwe. Ubundi iyo bavuga icyaha cya jenoside kenshi baba bashaka kuvuga ko n'ubutegetsi ubwabwo bwakigizemo uruhare. Urugero natanga ntagiye kure ni iyicwa ry'impunzi z'abahutu ryabereye ku Gikongoro i Kibeho. Ubwo bwicanyi bwarateguwe, butegurwa na leta yohereza abasirikari bayo. Hanyuma igitangaje abantu batajya bavuga ni uko mbere y'uko abantu bicirwa i Kibeho, ntabwo bose bari i Kibeho. Bamwe bari bahungiye mu nkambi zo hirya no hino, za Kaduha, za Cyanika, hari n'abari bakiri Butare mu makomine amwe hariya za Maraba. Abo bose babanje kubatoratora babajyana i Kibeho. Kibeho yabaye nka ya nkambi abanazi bahurizagamo, yandi Auschwitz, iryo jambo sinzi kurivuga, ariko ababizi kuri jenoside yakorewe abayahudi bazi ko abayahudi babavanaga hirya no hino, bari barahungiye bakabatenyeriza mu nkambi imwe kugira ngo babarimbure. Ibya Kibeho rero niko byagenze. Ngira ngo abavandimwe bacu barokotse jenoside mu Rwanda y'abatutsi bagerageze kumva no kumenya neza ibyabaye i Kibeho. Bumve ko urwo rupfu twese twahagazeho, abari mu Rwanda mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi, ari ikintu kibabaje. Sinirengagije rero nanone izindi mpfu nyinshi. Munyandinda yazivuze bihagije. Sinirengagije abantu biciwe mu cyahoze ari prefecture ya Kibungo batagira ingano, mbere y'uko na jenoside iyi ngiyi yemewe n'amahanga mu Rwanda ivugwa. Bigaragara ko mu kuyobora imirwano FPR yashatse kurema ahantu hatavogerwa, yashaka gutuza abantu ngo yizeye b'abatutsi gusa, ikabona rero ko hagomba kuba mu Mutara. Iryo ni ivangura rikomeye n'ubu rizakomeza gutera ibibazo, kuko aho mu Mutara kugira ngo haboneke hagombaga nyine abahatuye ko bahava bakicwa bagahunga. Niko byagenze mu gice cya prefecture ya Byumba cyegereye Umutara, niko byagenze mu gice cya prefecture ya Kibungo cyegereye Umutara. Abantu barapfuye pe. Ndavuga mbere y'icyo amahanga yita jenoside yabaye muri 1994. Kandi abo bantu bapfuye ntibishwe ari uko bari kurwanya FPR, bishwe ko ari abahutu batagomba kuba muri zone exclusive FPR yashakaga ko habamo abatutsi gusa.
byarantangaje muri iyi minsi nabonye umugabo witwa Rutayisire Boniface asigaye nawe avuga nk'aba ngaba bikoreye Judy Reva. Uyu mugabo niwe ubwo watangaje mu biganiro byinshi ko abantu biciwe za Kibungo bagatoragurwa muri Lac Victoria babashyingu, kandi icyo gihe jenoside yo 1994 yari itarabane hagati ya intambara 1990 na 1994. Abantu batoraguwe muri Lac Victoria aho babashyinguye mu irimbi ryaho bahita mu Gihutu. Ndagira ngo mwumve iryo jambo mu Gihutu. Byumvikane rero ko aboherezwaga muri Lac Victoria icyo gihe bari Abahutu. Uko kuri rero kubabaje niko gutuma bamwe bagira ubwoba bakavuga bati yahari Abahutu tuvuga ko nabo bapfuye bazatumara bagira umujinya bakaturimbura. Nyamara ndatekereza ko atari wo muti. Umuti ni ukuvuga ukuri no kuguharanira. Ndashima cyane Munyandinda watinyu no kwikorera umusaraba kugira ngo ubure umututsi uvuga uti Abahutu barishwe nanjye mbihagazeho. Ariko ngewe nabonye Abatutsi bapfa, nabonye Abahutu bapfa. Nta munyarwanda ibi byabaye utafitemo agahinda gakomeye. Niba rero twese dufite agahinda, twihangane tuvugishe ukuri, kuko ukuri niko kuzatubatura. Ukuri niko konyine gushobora gutuma Abanyarwanda twongera kwiyunga. Naho gucecekesha abantu se, uracecekesha Judy Reva, ejo hazaza abandi barenze we. Iki ari ibintu bita fait historique, ikintu kiyanditse nk'amateka. Niyo warwana nacyo, wakoresha politiki, wakoresha idini, wakoresha iki, ya mateka aragaruka akagufata, ntaho uyacikira. Niba navuze ibyo by'ikibeho, ni amateka, nta n'umwe uzahakana ko ibyo ikibeho bitahabaye. Niba Munyandinda yavuze ati abantu aho twanyuraga barapfuye, ni amateka, nta kizabihindura. Ntangazwa rero n'ayo masosiyasiyo agira amazina meza, iyo yikoreye Judy Reva nabonye ngo yitwa ngo les amis, les parents et les amis des victimes des génocides rwandais, des génocides des Tutsi au Rwanda. Iryo zina nyine wakumva ko ari ryiza, kumva ko rigiye no kuvugira jenoside yakorewe Abatutsi kandi yabayeho koko. Ariko se ibyo bibaha uburenganzira bwo kuvuga ngo ukomojeho kwabayeho na jenoside y'Abahutu bamucecekeshe, banasabe n'igihugu n'amahanga kutazongera kumuha ijambo? Ubwo koko baba bagamije gukora iki? Baba bagamije iki? Nge rero reka mbe mpiniye aha kuko ndaza kubigarukaho, ariko ndagira ngo abo bantu bashaka gucecekesha abandi nibashaka batuze, kuko ntabwo tuzaceceka, nta n'uzaducecekesha. Yewe nituvamo n'umwuka, hari abandi bazakomeza iyi ntambara turimo yo guharanira ukuri kugira ngo ibyabaye ku Rwanda bimenyekane. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe Rwaka. Ndagira ngo nongereho, nubwo wenda atabivuze, ko Bwana Rwaka yabaye minisitiri ushinzwe kandi iby'ubutegetsi mu gihugu hagati nyuma ya jenoside. Si umuntu rero nk'abo bavuga ngo ntibigeze bamenya ibyabaye mu Rwanda. Yari mu Rwanda, yababwiye ko jenoside y'Abatutsi yayiboneye, yayikurikiye amezi 3 akarangira, aguma mu Rwanda kugeza aho aje kubera minisitiri. Ibyabaye ari minisitiri arabizi byose, yarabikurikiraga. Yari minisitiri wa administration, tuvuge wa interieur, azi ibyabaye icyo gihe ari minisitiri, azi n'ibyabaye ataraba minisitiri cyangwa ibyabaye nyuma yaravuye muri guverinoma. Si umunyamahanga rero wabeshywa ngo ibivugwa byose ngo ni ikinyoma.
kugira ngo ikiganiro cyacu gikomeze nanone nagira ngo nanjye ngire icyo mbwira bariya bavandimwe bo muri za asosiyasiyo zinyuranye. hari iyitwa humura yo muri Canada, hari iyitwa page niyo rwakamaze kuvuga, hari n'iriya ya diaspora iyobowe n'umuntu witwa Joachim, izina ry'ikinyarwanda ntabwo ryoroshye cyane ariko yatanze ikiganiro Mutezi Intare. abo bantu bayoboye iyo miryango bagomba kwibuka ko ari abanyarwanda. ntabwo waba uri umunyarwanda ngo ukunde igice kimwe cy'abanyarwanda ikindi cyanjye kariya kageni ukageza naho uvuga ngo abapfuye batari abatutsi, ngo kubivuga ni uguhakana jenoside yakorewe abatutsi. mu by'ukuri ibyo nibyo bita ubutagondwa, ibyo nibyo bita guheza inguni. harimo n'urwango, harimo n'agasuzuguro k'ikiremwamuntu. ntabwo abanyarwanda batari abatutsi biciwe za Byumba, Kibungo, ndetse n'abatutsi bahaguye bishwe na FPR, kuko ntabwo FPR yishe abahutu gusa, n'abatwa barishwe bakiri mu ishyamba ruguru. aho FPR ifatiye ubutegetsi ikomeza kwica, yica abahutu, yica abatutsi, yica abatwa batari bake. kuvuga rero ngo hagomba kuvugwa urupfu rw'abatutsi gusa, ngo inzirakarengane z'abatutsi nizo zigomba kuvugwa zonyine, harimo urwango. ni ukuvuga ko abandi bishwe na FPR bo bagombaga kwicwa, ko bidatangaje, ko bitanababaje, ko kuba barishwe n'abantu bitwa inkotanyi FPR y'umubyeyi Paul Kagame, ko abo bantu bagombaga kuva ku isi. nagira ngo mbwire Jean Paul Nyirinkwaya, kuko nshobora kuba muzi nzi wenda n'umuryango, niwe wambabaje cyane ibintu yasinye, ariko n'abariya abandi rwose mwitonde, mugaragaze ko mukunda abanyarwanda bose, mugaragaze ko abanyarwanda bose bafite agaciro kamwe mu mutima wanyu. mureke gushyigikira ingoma yica abaturage. bariya kandi bo muri Canada mwibuke ejo bundi aho Kizito bamwiciye, Kizito Mihigo ni umucikacumu nk'abariya bose basinye ariya mabarwa bamagana Julie Rovert. ariko mwibuke igihe bakoraga igitaramo cyo kumwibuka, hakazamo ba Samputu, babyumvuhore n'abandi. mwibuke induru zavuze muri Canada. nanone ngo ntibagombye kwibuka Kizito Mihigo, inzirakarengane y'umutagatifu. rwa rwango murarwumva, si urwango rwo kwanga abantu, ahubwo ni urwango rwo kugira ngo bakingire ikibaba ubutegetsi bwa FPR. abo ngabo batigeze bagaragaza akababaro ku bwicanyi bwakorewe Kizito Mihigo, ubwicanyi bwakorewe Colonel Karegeya, ubwicanyi bwakorewe Asina Paul. abo bose bashobora kuba bari n'inshuti zabo, ariko kubera ko bishwe na leta ya Kagame bakumva ko ari ibintu normal. rwose mujye munyuzamo mugire agasoni, mwibuke ko mudatuye mu ijuru, muracyari ku isi hamwe n'abandi, muracyari ku isi. ntabwo tuzabareka ngo mukomeze kudutera ubwoba, ntabwo tuzabareka ngo mukomeze gutera ubwoba abanyamahanga bavuga ukuri ku byabaye mu gihugu cyacu. ntabwo tubyemeye, ntabwo tuzabyemera, kandi natwe tuzajya tubwira ibyo bihugu mutuyemo, ubwo buyobozi bw'ibihugu nka Canada, radiyo Canada natwe tuzi aho iri. radiyo Canada ndetse harimo na mukuru wa Emile, papa wa Corneille, kandi ngira ngo muzi uwishe Emile Nyungura, ngira ngo muramuzi mwebwe mutuye muri Canada. muzi Karinda mwene nyina mukuru we, muzi ko Karinda bizi, muzi ko Corneille umwana
wa Emile azi ko FPR tsembeye umuryango ikica si kica nyine kica abavandimwe be ariko mugatinyuka mukajya kuvuga ngo Kagame n'umutagatifu ngo FPR n'abatagatifu ntabwo tuvuze ko abasirikari bose bo muri FPR ari abicanyi kandi turabizi ko bose baticanye ariko umuryango wa FPR uko wayoborwaga na Paul Kagame n'ubu wakiwuyobora wishe abanyarwanda benshi cyane bamwe baziza amoko abandi baziza politike abandi baziza ibintu bapfa by'amafaranga cyangwa by'imitungo abambura asina Paul nta kintu kibere yakoreye FPR ariko bashaka kumwambura umutungo we ibyo rero byose mu bivange muvuge muti nyamara burya koko Judy Rever ibyo yanditse bishyigikiwe n'abanyarwanda benshi nukuri dushyigikiye twebwe uriya muvandimwe wacu Judy Rever tuzamurenganura ntabwo tuzajya tureka ngo mukomeze kumubeshyera kandi tuzi ukuri tuzi ko ibyo yanditse ari ukuri twebwe mumenye ko tumushyigikiye dushyigikiye ukuri yanditse dushyigikira ukuri yavuze kuri Radio Canada kandi Radio Canada niyo bakwemera presiyo muri kubashyiraho natwe tuzabashyiraho indi ntabwo tuzabyemera ntabwo twakwemera ko Canada ihinduka karima ka FPR ntabwo twakwemera ko igihugu kirimo demokarasi nka Canada nacyo kiba ingaruzwa muheto ubwo nanjye narimvuze icyo ntekereza kuri ibyo byose hari ibindi umuntu yavuga byinshi ariko nagira ngo nsubize ijambo bagenzi banjye wenda tugane ku musozo w'iki kiganiro ariko twongere tugire ibyo twakongera mu byo twavuze bariya abantu tubahe gasopo basubire ku isi baba abanyarwanda nkatwe nta munyarwanda uruta undi twese tube bandi umunyarwanda ariko ndi umunyarwanda ureshya n'undi nta ndi umunyarwanda wo kubeshya ngo bariya barapfa bigahita bariya nibo bagomba kubabarirwa gusa nibo bagomba kugirirwa imbabazi gusa twese turareshya ndagira ngo mbasubize ijambo wenda tudakurikije ordre twatangiriyeho ariko nabyo ntabwo byaba Padiri Fortunatus niba hari icyo wakongera ku byo wavuze mbere byafasha abadukurikira murakoze cyane wenda hari igishya ndi buvuge wenda ndasubira mu byo byavuze ari mu byo mwavuze ariko mbivuge ku bundi buryo ku buryo hari icyo byatwungura ibyo ari byo byose ndagerageza kutabatindira ntabwo ari abahutu bose bishe abatutsi n'interahamwe hagombye kujyaho itegeko rihana ryihaniye umuntu ufata inzirakarengane akayita umujenosideri umuntu utari umwicanyi akitwa umwicanyi umubeshyera kuri ubwo buryo yagombye guhanwa nabyo tuzabigereho ntabwo ari abatutsi bishe abahutu n'inkotanyi si ubwa mbere si n'ubwa nyuma bivuze abahutu b'umutima mwiza bakunda u Rwanda batutsi b'umutima mwiza mukunda u Rwanda muriho batwa banyamahanga bakunda u Rwanda bakurikirana ibyarwo abakunda u Rwanda b'amoko yose bo mu bihugu byose muze dushyire hamwe rwose turebe uburyo izi ntagondwa zarekeraho burundu ariko ntizizongere mwavugaga amazina y'imiryango zibumbiyemo diaspora bariya bantu abenshi ntabwo bahunze jenoside ntabwo bahunze ubwicanyi leta ya Kagame yabahaye akazi muri Canada baje muri Canada badahunze pe uko babonye ibyangombwa bamwe benshi birazwi umuntu akavuga ko wahunze ingoma ya Kagame yicana ariko ari muri bariya bifatiye mu gahanga Judy Rever ibyo nabyo tuzagombe tubivuge ku mugaragaro hanyuma rero nk'uko wari umaze kubivuga bwana Jean Marie Vianney n'abandi babivuze aba bantu ntibayoboye ko inkotanyi zishe abahutu
ariko bariya abantu barwaye indwara y'irondakoko yabasabitse yabarenze ku buryo kwica umuhutu nta kibazo. Ikibazo ni ukwica umututsi. Naho wisha abahutu miliyoni nta kibazo. Kera baravugaga ngo n'inyange zirapfa nkanswe ibikona. Mu by'ukuri ntibabiyobewe, ariko mu irondakoko ryabo baravuga ngo ntacyo bitwaye. Hari umufaransa ubanza yitwa Dominique Saporo wigeze avuga ati Dominique Soro ati évoquer le sang hutu c'est salir le sang tutsi. Kuvuga ngo hamenetse amaraso y'abahutu ni uguhumanya amaraso y'abatutsi. Si we wenyine ubitekereza gutyo, ariko birababaje. Amaraso yose aratukura, inzirakarengane yose ni inzirakarengane. Hanyuma rero nk'uko nabivuze kare, Judy Riva ntahakana jenoside yakorewe abatutsi. Judy Riva ntayipfobye. Abahakanyi, aba bita mu gifaransa negationniste, ni abahakana jenoside yakorewe abahutu. Abo nibo bahakanyi, abo nibo bayipfobye. Nta muntu uhakana jenoside yakorewe abatutsi. Ikintu gipfobya iyo jenoside ni ukuyikoresha ugamije izindi nyungu. Ku murongo wa mbere w'izo nyungu hakaba hari indonke. Ibyo ni ibintu bibabaje cyane, bihabanye n'umuco wa kinyarwanda, bihabanye n'ubupfura. Gushakira indonke ku maraso y'abantu, gukoresha itsembabwoko ufite ibindi bintu wigamirije, uhereye ku kubona intonke. Yewe umuntu atungwe nuko yapfushije bakaza kumusura, ibyo ngibyo abishyira imbere. Ntabwo ari ubupfura, ni ubupfunya, ni indambi, ntabwo bikwiye mu Rwanda. Hanyuma rero kwitwaza jenoside ugira ngo ugere ku butegetsi cyangwa ubugumeho, uvuga ngo nubuvaho uzapfa, kandi kugira ngo ubugumeho wica, ibi nibyo bipfobya jenoside, nibyo biyipfobya pe. Abahakana jenoside, abayipfobya ntabwo ari ba Judy Riva, ntabwo ari twebwe, ntabwo ari abanyarwanda b'umutima mwiza, ntabwo ari abatutsi b'umutima mwiza. Abapfobya jenoside ngaba nyine. Reka nkomeze. Judy Riva ni umushakashatsi wo mu rwego rwo hejuru. Aba bagera ku mpamyabushobozi zita maîtrise, bakazigeraho bakazirengaho bakagera kuri doctora, bakazamuka bakagera ku rugero rw'abaprofeseri. Kubona umuntu warangije hamana amashuri yisumbuye atinyuka kuvuga nabi Judy Riva, ni amahano, ni akaga. Yewe utagira isoni we, utagera ntagereranya. Gutinyuka inkandagira ibitabo ikiya kuvuga nabi Judy Riva wo mu rwego rw'abaprofesori rw'abashakashatsi. Nakumiro nta kundi umuntu yabivuga. Abanyarwanda barageseye, bataye umuco, nta bantu bakirimo. Si abanyarwanda bose, ni abanyarwanda bamwe, ni z'inyangabirama, ni ababanzi b'ukuri. Umuntu wari ugombye kwimwa ijambo ku bitangazamakuru mpuzamahanga ntabwo ari Judy Riva. N'izi njishi zitagombye guhabwa ijambo, ariko kubera ko turi mu bwisanzure, bo bakaba barasigaye inyuma, nabo bagomba kurihabwa. Noneho bakavuga ibinyoma byabo,
ariko wababwira uti hano uribeshye hano uribeshye hano uribeshye, bakagaruka tugahurira ku kuri. Noneho aho duhuriye heza hazima h'ukuri hakadufasha kubaka u Rwanda. Uzashingira ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ubumwe bw'Abanyarwanda ku gutsinsura abahutu ubabeshyera? Oya, ntabwo bikwiye rwose. Tuzakomeza duharanire ubwo bwiyunge, uko kuganira, uwo mushyikirano, ariko Banyarwanda, Bahutu, Batutsi, Batwa b'umutima mwiza, igihe kirageze, kiri hafi no kurenga. Muze dushyire hamwe rwose tugire icyo twamarira u Rwanda, tureke kururekera mu maboko y'ababeshyi b'inyangabirama. N'icyo navugaga. Murakoze. murakoze cyane Padiri, kandi ibyo uvuze twese n'ubu ariko tubibona. Ndagira ngo Pierre Claver Nkinamubazi nongere muhe ijambo. Ashobora kuba ubushize ahubwo atatwibwiye neza, kuba atamuzi. Ngenda muzi neza, ariko hari abandi bashobora kuba batamuzi. Abibwiye si bibi. Murakoze nanone Ambasaderi Ndagijimana. Nibyo koko nibagiwe kubibwira, nitwa Nkinamubazi Pierre Claver, nkaba ndi umushakashatsi n'umwarimu wa kaminuza hano muri Canada. Nkaba kandi mpagarariye ishyirahamwe ry'Abanyarwanda ryitwa Congrès Rwandais du Canada, rigizwe n'Abanyarwanda baba mu mijyi ya Montreal, Quebec no mu karere ka Ottawa. Kuva iyo shyirahamwe rimaze imyaka hafi 23. Noneho rero Padiri avuze ibintu byiza cyane, nanjye rwose nemeranya nawe ko kandi Abanyarwanda bagomba vraiment kubyumva bakabigira ibyabo, ko abicanyi bose ni ubwoko bumwe. Donc abicanyi b'Abatutsi ari abicanyi b'Abatutsi ari abicanyi b'Abahutu, Interahamwe cyangwa Inkotanyi, ni ubwoko bumwe, ni ubwoko bw'abagome. Tugomba kubarwanya bose kimwe. Nitubishobora tuzubaka u Rwanda neza. Ikindi nakongeraho ni uko muri aba ngaba birirwa baserereza GDRV, harimo benshi baba baroherejwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda ngo baze kwiga inaha. Ariko nyine hari ikiganiro twigeze kwibona rwose cy'umwe watangaga ubuhamya ko umukobwa witwa Nadege avuga ko bamwohereje kwiga, ariko ubundi misiyo ye ko ari ukuza kuneka Abanyarwanda baba hano muri Canada kugira ngo bamenye abarwanya leta n'ukuntu bashobora kubagirira nabi, kuko turabizi ko hari aboherezwa hano b'intore kugira ngo baze kureba abarwanya ubutegetsi bwa Kigali no kubagirira nabi bishoboke. Murabizi ko hari abantu bagiye bapfa inaha rwose ku buryo butunguranye, ku buryo rwose bagiye bavuga ko biriya by'udutuzi twamunyuza ntago ari imigani gusa, burya harimo n'ukuri. Turabizi rero ko hari aboherezwa kwiga inaha ari ukugira ngo baze kureba uko bagirira nabi abandi Banyarwanda no kurwanya abantu bavuga ukuri nka ba GDRV n'abandi. Abo ngabo rero nabo bamenye ko tubizi, ntibagomba kudutera ubwoba, ahubwo nibo bagomba kubugira, kuko iyo ushaka guserereza abantu batuye kuri kilometero 15,000 nuko uba ufite ubwoba rero buri mu rugo rwabo Kigali. Abanyarwanda babimenye, bumve ko ibyo bintu rwose nidushaka kubaka u Rwanda rw'amahoro tugomba kubirwanya twese hamwe kandi kimwe. Ikindi nakongeraho ni uko abashakashatsi nka GDRV barahari benshi b'abahanga, nk'uko Padiri yabivuga, b'abanyabwenge bize za universite, b'abaprofeseri, navuga nka ba Philippe Rigency, nka Bernard Lugan, nka André Gishawa n'abandi bose bagiye bandika, kandi mbere bakiri abo nakwita mbega FPR yarabahumye amaso, bose babona gusa nk'iby'Interahamwe zakoraga. Bageze aho basanga, bakoze ubushakashatsi basanga nyamara nubwo Interahamwe zarimo zica, Inkotanyi hari ibintu byakoraga bibi cyane barimo kugenda bagaragaza ubu ngubu. Bamwe Kigali isigaye ivuga ngo ntibashobora kugaruka mu Rwanda
kubera ko nabo bavuga bati dore ibimenyetso, dore bishe aha n'aha, bishe aha n'aha, bakabigaragaza bakabyandika. Ibyo rero tugomba kubimenya ko abo bose batwiciye tugomba kubarwanya kimwe kugira ngo twubake u Rwanda rw'amahoro. Ndashaka kwerekana ko hari n'abandi benshi b'abanyarwanda kandi bahoze mu nkotanyi, nka Liyetona Abdul Ruzibiza, nka Liyetona Ruyenzi. Ni abantu banditse ibyo bihagarariyeho babonye, nka kuriya Rwaka bivugaga ati ibya Kibeho nari impari byagenze gutya. Abo ni abantu biboneraga ibyakorwaga, bageraho nabo baba birabarenga, baravuga bati ubu bunyamaswa ntabwo dushobora kubwemera mu banyarwanda, bugomba kuvaho. Barabyandika kugira ngo bitazasibangana, kugira ngo ukuri kuzagaragare, bifashe abanyarwanda kubaka u Rwanda rw'amahoro. Ubwo rero nageraga rwose ngo twebwe abanyarwanda dushaka kubana neza mu Rwanda, aba bantu baserereza abavuga ukuri bose tubarwanya kimwe, dushyire ingufu zacu aho hantu kugira ngo tuzabone ukuntu dukuraho rwose bariya bantu baserereza abanyarwanda bose, babuze uburyo ari abanyarwanda ari n'akarere ko kahariya muri Grand Lac. Murakoze kambe ndekeye aho. Murakoze cyane Pierre Claver. Ndagira ngo ngaruke kuri James Munyandinda, buriya nabaye nk'umwamburi ijambo kandi yarageze ahantu yashaka gutanga ubuhamya bukomeye. Ubaye nk'ubivuga uti ibinyoma byakomeje guhishwahishwa kandi hari abantu benshi babizi. Bwana Munyandinda bamwe wenda ntibari basanzwe bamuzi, ariko najya nkunda kumukurikira kuri radiyo yitwaga Inyabutatu, niwe wayiyoboraga. Yarahungiye mu gihugu cyo muri Afurika kitari kure y'u Rwanda. Niho natangiye kumva ubuhamya bukomeye cyane ku bwicanyi FPR yari yakoze. Ngira ngo abatabizi babimenye, ntabwo ari ibanga. James Munyandinda niwe wabashije guhuza abasirikare ba mbere bari bamaze guhunga FPR bageze Uganda cyangwa se muri Kenya, arabahuza avuga ati twabaye abasirikari. Umuntu w'umusirikari abafashe inshingano yo kurengera igihugu cye no kurengera abaturage. Nyamara siko byagenze, twabonye ubwicanyi bwinshi bwakorewe abanyarwanda. Nimureke rero tubuvuge, tubwire abanyarwanda ukuri, ikizaba kizabe. Hari bamwe muri bagenzi be bishwe, bafatiwe muri Uganda barabica cyangwa se bakabashimuta bakabajyana i Kigali. We yagize Imana kugeza naho hagereye aho ari muri iki gihe ashobora gutanga ubuhamya. Nagira ngo muri make abwira abanyarwanda batari bigira bamwumva abigarukaho ukuntu ziriya misile zarashe indege ya Perezida Habyarimana, ababwire koko ko atari indoto, ko ari ikintu we azi, atubwire n'ukuntu abizi. Ntabwo atanze ubuhamya ni ukumuha umwaka wose kugira ngo avuge. Ahangaha nta gihe cyinshi dusigaranye, ariko utubwiye muri make James Munyandinda ibyerekeye misile zarashe indege, utagarutse kuri atanta yose, ako gace nibura bakamenya n'ukuntu ubizi n'ibyo wiboneye nk'umusirikare wa FPR, nk'umwe mu barindaga umutekano wa Perezida wa General Kagame icyo gihe wari ataraba perezida. Bwana Munyandinda. Urakoze cyane ambasada. Nagira ngo nshimire namaze kuvuga bose kandi bavuze ibintu rwose byiza. Nubwo mbere yo kwena navuga kuri icyo hari ijambo umuvandimwe umaze kuvuga, hari ijambo avuze ntashaka kumvikanaho nawe. Ibyo nuko nteye ibintu ntabyumva, naguma mbyumva nyine, ubwo binsaba kunsobanurira. Haravuze ngo tugomba gufata interahamwe nk'abicanyi bahekuye u Rwanda n'inkotanyi, nk'abicanyi, gufata interahamwe n'inkotanyi nk'abicanyi. Ibi bintu nibyo nyambwira abantu. Jyewe nabaye mu nkotanyi, ibindagiye abanyarwanda babyumve neza. Kuva igihe nazinjiremo
mu mpera za 1991 1992 kugeza ejo bundi mpunze muri 2008 ndagira ngo batwumva babyumve neza. Iyo uvuze inkotanyi ubuvuze ishyaka FPR inkotanyi, ubuvuze ingabo za APR, ubuvuze abatutsi, ubuvuze abatutsi n'abahutu bari bazishyigikiye. S'il vous plaît, bitandukanye n'interahamwe, biratandukanye. Interahamwe, iyo uvuze interahamwe ubuvuze urubyiruko, icyo twita Youth League rwa MRND. Kandi n'interahamwe babyumvikane neza, hari n'abandi banyarwanda bagiye bazijoyininga igihe zitangiye ubwicanyi, nabo nuvuga bitwa interahamwe kuko baziganiye bakora uko byazo. Ariko umutwe w'ingabo ariwo APR ariwo nanjye nari ndimo, zari zifite inshingano zo guhangana n'ingabo za EXFAR. Ingabo z'inkotanyi rero zakoze, ndabyemera ndanabishinja, zakoze ibyaha byibasiye inyokomuntu mu gihugu cyacu nka in general nk'ingabo nka APR, ariko bikorwa na bamwe muri izo ngabo, si zose. Nk'uko n'izindi ngabo zo ku rundi ruhande twari duhanganye nazo ntabwo ari imiseke igoroye. Ni ukuvuga ngo uvuze ibyazo nabwo, kuko njye mfite n'ubuhamya bw'abamwumva EXFAR kandi buri recorded mfite, urabyumva. So ntushobora gufata rero ibikorwa byakozwe n'abasivile b'interahamwe, bari mutwe w'interahamwe, ngo ubyiteranye n'ibikorwa byakozwe n'ingabo zari ziganjemo abatutsi 99% bari abatutsi, urumva, zivuye hanze zikarwana zigafata igihugu muri 1994, izina zari zifite rya APR rikitwa izina ry'ingabo z'u Rwanda kumara imyaka mbere yuko zihindurwa ngo ryitwe RDF, rikongera zikagaba ibitero muri Kongo, zikora ibyaha by'intambara, zikongera zikica abahutu, zikica abaturage bo mu karere. Urabyumva? Icyo nshaka kuvuga hano, dutandukanye ni ukuvuga ngo nibyo njya mbwira abantu, ntabwo dushobora, iyo uvuze ngo dufate inkotanyi in general tuzishyire mu gatebo kamwe n'interahamwe, no, that's wrong. Ntabwo ari byo. Ni ukuvuga ngo icya mbere tumenye ko ingabo za APR zakoze ibyaha by'intambara, zimwe muri zo, si zose. Urabibona? Ikindi, zari ingabo zifite imbunda, zifite mission. By the way, ikintu nshaka kwibutsa nanone, ingabo z'inkotanyi zifite icyo nakwita noble mission. Twari dufite mission nziza cyane yo gucyura impunzi zimaze imyaka 30 hanze, urumva. Ariko iyo mission yakoreshejwe na bamwe b'abahezanguni twahoze tuvuga hano, b'abahezanguni bari ku isonga ry'ubuyobozi bwa FPR, ry'ubuyobozi bw'ingabo za APR, urabyumva. Aribwo bakoresheje ububasha bari bafite, bica abaturage b'abahutu mu majyaruguru, bagira uruhare muri jenoside. Jewe njye navuga ko uruhare rwa bamwe mu bari bayoboye ingabo z'inkotanyi, ni ukuvuga ngo ingabo za APR ntaho rutandukaniye, ndetse njye navuga ko nk'uruhare rw'abagize uruhare mu iraswa ry'indege ya Habyarimana bafite uruhare muri jenoside ruruta urw'interahamwe, s'il vous plaît, ruruta urw'interahamwe. So ibyo ngibyo ubwo njye nuko mbyumva, wenda ubwo n'undi wagira uko abyumva yaza kubivuga. Ariko icyo nshaka kuvuga ni uko dusubiye kuri aba barimo kwamagana Jude Rever, kuvuga no gutaruka, bamenye yuko barimo gukingira ikibaba agatsiko gato k'abatutsi b'abahezanguni kari ku butegetsi mu gihugu cyacu. Abahezanguni
ni inyangabirama ku gihugu cyacu. Abahezanguni bayobora igihugu cyacu bakiganisha ku imeneka ry'amaraso. Abahezanguni bayobora igihugu cyacu bifashishije ivanguramoko. So ibi ngibi babimenye, nibamagane Jude Rever bazi yuko ubushakashatsi bwa Jude Rever, igitabo cyanditswe na Jude Rever cyane ibindi azandika niba biri mu murongo w'ibyo amaze kwandika, ni intwaro ikomeye ku banyarwanda bazi ubwenge, izatuma bashaka kwicara bakaganira. Abahutu n'abatutsi, ibintu bikubiye mu bitabo bya Jude Rever bituma baca bugufi, bituma bagomba guca bugufi, bagomba kumvikana ku mateka nyayo y'igihugu cyabo ko yagenze. Urabibona nk'ubu bariya barimo muri Canada baramagana umwamwita umujenosideri, ngo bamwita ngo arahakana jenoside, ngo kubera yuko avuze ubwicanyi ingabo zimwe mu ngabo za FPR zakoreye abahutu n'abatutsi mbere ya jenoside, mu gihe cya jenoside na nyuma ya jenoside no muri Congo. Nyamara biyebeje yuko hari abasirikare b'inkotanyi benshi, nanjye ndimo, baje batanga ubuhamya banagaragaza ko benshi mu bahutu bishwe uyu munsi. Uko tuvuga ngo amagufwa y'abatutsi arimo acuruzwa mu nzibutso, harunzeho amagufwa y'abahutu mu nzibutso, ntabwo ari amagufwa y'abatutsi gusa. Uko ni ukuri, iyo ni fagiti, bazayikora ubushakashatsi. Urabyumva? So ibyo ngibyo nagira ngo Nyarwanda byumve neza, ndavuga cyane cyane bahitamo gukomera amashyi no gukingira ikibaba abahezanguni. Ikibazo dufite mu gihugu cyacu ntabwo ari abahutu, ntabwo ikibazo dufite mu gihugu cyacu ari abatutsi cyangwa ubwo bwoko. Dufite ikibazo cy'agatsiko gato k'abahezanguni dusanga mu batutsi, k'abahezanguni dusanga mu bahutu, kicara kumva ko abanyarwanda bagomba guhora bashwanyaguritse batari kumwe. Uyu munsi Kagame aratinya gushyizwa ubutabera kubera uruhare rwe muri jenoside. Nicyo Jude Rever arimo kuzira. Aravuga amarorerwa yakozwe na Kagame. So Kagame aravuga ati uyu mugore arankoraho, uyu mugore aratuma bongera bavuga bati urukiko rwa Arusha rutumvise uruhande rwumvise uruhande rumwe gusa mu kibazo cya jenoside, rushobora kongera kumva n'urundi ruhande. Kagame agahagurukirwa, tutavuze na mapping report. Birashoboka ko abanyarwanda bashyize ukuri ahagaragara, urukiko rwa Arusha rwaba rutoya, reka duhe n'umwanya twumve icyo abakoze ibyaha byo Claude Leponti yise ngo n'iby'intambara n'iki byose, nyamara nabyo bagiye kubisesengura bikajya imbere y'urukiko, basanga bifite ubukana ndetse burenze n'ubwo ibyaha byakozwe n'interahamwe. Ibi byumvikane neza, kuko urufunguzo rwafunguriye interahamwe umuryango wo kwica abatutsi, kubibasira n'abahutu modere. Ni indege ya Habyarimana, nibyo twahoze tuvuga. Niraswe indege ya Habyarimana, ninde wayirashe? Ninde warashe indege ya Habyarimana? Nuriya muhezanguni nicaye mu rugwiro. So icyo dushaka kuvugana n'iki, nuko impamvu Kagame yanga umuntu wese utavuga rumwe nawe kwicara muri studio ya media runaka ikomeye nk'iyo yo muri Canada yo Jude Rever yicayemo, nuko bivuze yuko kwakura adashaka ko isi imenya. Iyo umuntu nka Jude Rever agiye muri media, kurumvikana perception cyangwa se icyo twita public opinion ku isi, abumva iyo radio audience yayo bahita bagira imyumvire itandukanye n'iyo bumvise. Bo ntabwo bashobora kwita Jude Rever ko umunegationiste, ahubwo bashaka gusesengura ibyo avuga, kubishakashakishaho kandi bagasoza bamenya ukuri. Icyo nicyo Kagame yanga, nicyo gituma yita Jude Rever yuko ngo ari umuhakanyi. So muri make nge nkaba mvuga nti wena nizimye magambo, ambassador warunsabye ko mvuga ntanga ubuhamya ku by'izo misile n'iki. Izo misile nabitanzeho ubuhamya ndabivuga mu rutumwe gusa, nabitanzeho ubuhamya mu rukiko rw'Ubufaransa. Izo misile narazirinze kuva muri za 92. Izo misile
narazipakiye zoherezwa i Kigali mu mpera z'ukwezi kwa kabiri cyangwa mu z'ukwezi kwa gatatu. Nagize uruhare rwose mu kuzipakira, ariko mu bihuha twumvaga cyo nakwita nka rumors, tuvuga ko zigiye kurinda abanyepolitike ba FPR bari muri sende, urabibona. Ariko zimaze no gukoreshwa mu kurasa indege i Kigali, kuko sinagiye i Kigali, ntago nigeze njyana nazo cyangwa mbeyo, ariko nagiye nsobanura uburyo twamenye ko zagiye i Kigali, uko zageze i Kigali, uko bagafirita bajyanye nazo, uko badusobanuriye ko gafirita Emile Gafirita ajyanye n'izo misiri zajyaga i Kigali, bamudipurenga no kwa Kayonga icyo gihe, kujya kubana na Kayonga bakorana. So muri make ibyo abarashe iyo ndege ya Habyarimana na n'ubu barahari. Frank Nziza arahari, igihe nahungaga ari ku ipeti rya majoro, ari mu basirikare barinda Kagame, na n'ubu arahari. Urumva Eric Hakizimana arahari, ariwe warashe misile niba nibuka ya kabiri, uko babidusobanuye twongeye guhura nyuma y'intambara bagarutse muri high command mu ngabo zarinda Kagame. So ubwo rero ubuhamya ni burebure bwo narabutanze, kandi ndizera yuko amaherezo bararwana n'ukuri, ariko ukuri kuzaganza. Bye nicyo naba mvuze, nta kindi. Murakoze. Urakoze cyane muvandimwe. Ndagira ngo wenda ngire icyo mvuga ko hashobora kuba habaye perception itariyo. Pierre Claver Nkinamubanzi yavuze ati abicanyi bose ni bamwe, inzirakarengane zose ni zimwe, tugomba kurwanya abicanyi bose. Mu by'ukuri yashaka kuvuga ati ari abicanyi bo mu nterahamwe n'abatari mu nterahamwe ariko bafatanyije nazo kwicana, ari n'abicanyi bo mu nkotanyi, bose tugomba kubafata kimwe, kuko bose ari abagome bahekuye u Rwanda. Mu by'ukuri ni inyumvire wenda itari, ariko kuri wowe ushobora kuba wabyumvise amahushuka, ariko n'ibyo yashaka kuvuga abumvise ikiganiro ndumva babisobanukiwe. Kandi koko babaye kuguca mu ijambo, niba kubivuze aricyo yashaka kuvuga rwose. Tubivugana buri gihe cyane. Ikindi ahubwo wongereyeho cyiza ni uko inkotanyi zose si abicanyi, nk'uko n'interahamwe ngewe hari interahamwe nzi ziticanye, ariko zari zanditse mu nterahamwe, zari interahamwe zizwi, hari interahamwe ziticanye rwose. Nabyo tugomba kubimenya buhoro buhoro, tuzajya tugenda tumenya ukuntu mu magambo dusesengura twigengesereye, kugira ngo tudashyira abantu bose mu mufuka umwe. Kandi burya ntabwo umuryango umwe ushobora n'abantu bavukana ntabwo bashobora kumva ibintu kimwe, ntibashobora no kubivuga kimwe. Ahubwo no mu biganiro tuzajya tugirana buhoro buhoro. Urumva ubu ngubu turi kuganira ikiganiro cyacu, ariko ntabwo dushobora kuvuga ibintu byose kimwe. Inyuma tuzajya tujya noneho impaka zubaka. Iki ni ikiganiro kigamije kubwira bariya bo muri Canada ibintu bakoze, si no muri Canada gusa. Muri iki cyumweru hari ikindi kintu gikomeye cyabaye kijyanye na biriya byo muri Canada. Mwumvise ijambo ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa yavuze. Mu by'ukuri ni biriya yavugaga, ni biriya byo gucecekesha Judy Rever, ibiriya byo kurwanya abatanga ubuhamya nka James Munyandinda. Atari ukubarwanya gusa, ari no kuvuga ko bagombye kubica. Natwe twese twandika ibitabo. Urumva rero biri muri logique imwe, ari byo ambasaderi yavuze, ari byo James Kabarebe yabwiye urubyiruko, avuga abana b'impunzi baba muri za Zambia n'ahandi, ari byo Kagame ahora avuga, ari byo perezida wa Ibuka yavuze, avuga ko bagomba kuza kudukegeza. Mbese yakoresheje amagambo mabi cyane, sinabona uko mbisubiramo. N'abandi abo bose tugomba kubabwira tuti turi abavandimwe, nimutuze kuko ibyabaye mu Rwanda turabizi. Nimutuze tuganire, tugarura amahoro mu gihugu cyacu, kuko nta mahoro ahari. Nagira ngo mpe umuvandimwe Rwaka ijambo. Ambasaderi nagira icyo mvuga gato aho ngaho. Claver niba arishaka
nashaka kugushimira ubwo bugororangingo ukoze kandi ngashimira na Munyandinda ko yabivuze nk'uko ubivuze neza. Nanjye navuga ni abicanyi ari abo mu nterahamwe ari abo mu nkotanyi si bose, donc ntabwo ari n'abicanyi gusa navuze. Ubwoko bwabo ni ubwoko bw'abagome, tugomba kubarwanya bose kimwe. Murakoze. Murakoze, Imana iguhe umugisha, ndabyumvise cyane. Nagira ngo nibutse ko Padiri Fortunatus yari yambwiye ko 2:30 zo mu Bufaransa ari byo bivuga 8:30 iwabo muri Canada ari bugende. Niba gahunda uyikomeje utyo Padiri, naguha ijambo umunota umwe ugasezera, noneho nkagaruka ngaharwa nawe ijambo rya nyuma tugasezera nawe, cyangwa se wategereza. Niba ushobora kuba ufite iminota 5 wategereza rwaka akavuga, noneho tukarangiriza ikiganiro hamwe rimwe. Kandi uri muri silencieux. Yes, nsigaje iminota 2 gusa muri iki kiganiro. Ndagushimiye ko waduhuje, nshimiye mwe mwese mwakigizemo uruhare, nshimiye n'abazacyumva. Hanyuma rero Abanyarwanda twese tuzakomeza dukorere ineza y'u Rwanda. Ku byo navuze nta kindi nongeraho, n'ibyo naho ubutaha. Urakoze cyane. Reka mpite mparwaka ijambo, wenda nawe afite iminota mike, noneho inama tuyihumuze. Murakoze cyane Bwana Ambasaderi Jean Marie. Ndatekereza rwose ko abavuze byose bavuze ibintu byiza, simbigarukaho, ariko ndagira ngo nibutse ikintu kimwe, nuko abantu b'umutima ubu nicyo gihe, kuko turi mu ntambara ikomeye. Hariho abantu bumvise abantu bakoranijwe na ambasaderi mu Bwongereza basubira muri ya ndahiro igayitse yo kuvuga ko umuntu utavuga rumwe na FPR inkotanyi bagomba kumuca umutwe bakamufata nk'umugome. Iyo rero abantu bavuga ko bahunze igihugu, ariko mu bihugu bahungiyemo bakajyana indahiro nk'iyo n'umuco nk'uwo, nka Munyandinda we yabyumva neza aho biba biganisha. Nka rero ntekereza ko icyo kibazo kitari muri Canada gusa, kiri mu bihugu byinshi by'i Burayi ndetse na hano muri Amerika. Icyo nabwira abo bantu bose, nibashikame, natwe turahari. Ntabwo tuzongera kubemerera kubeshya no gukoresha amarangamutima yabo mabi baryanisha Abanyarwanda. Ndagira ngo rwose nongere nshime Munyandinda ukuri agaragaza. Nanjye niko nteye ikintu ntumvise ndasobanuza kandi nkakivuga uwo mwanya. Munyandinda rero ndagushimira ko wavuze uti kuki muvuze ngo abantu bose kariya kantu kari kumvikanye nabi tukumvikanyeho neza, kandi ngewe uko bagasobanura ni kure nakumvise. Ariko rero ko nawe utari wakumvise neza, ni byiza gusobanuza, kuko ibiganiro nk'ibi nicyo bigamije. Maze rero niba mvuze ngo turi ku rugamba, ntabwo ari urugamba rw'amasasu n'amabuye, ariko ni urugamba rwo guharanira ukuri, kugira ngo Abanyarwanda b'ejo, ko twebwe turagenda turenga, ariko Abanyarwanda bazasigara tuzabasigire umusingi w'amahoro bazubakiraho imibereho myiza n'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Ikindi niyama, ngira ngo igihe cyarashize ku bantu biyita ngo nibe expert, ngo afite expertise ku Rwanda. Ntawarusha Abanyarwanda kumenya ibibazo byabo. Igihe cyo kugendera mu cyuka, igihe amahanga yose avugaga ko yo kugenda ku marangamutima nyine yaratutse kuri jenoside, abantu bakivugira ibyo bashatse bakamamaza ibyo bashatse, icyo gihe cyararangiye. Ubu ni igihe cy'ubushakashatsi, ni igihe cyo gukoresha ubwonko n'ubwenge, ni igihe cyo kuvugisha ukuri, kugira ngo amateka yacu tuyafate nk'ayacu. Aho yabaye mabi tumenye ko ari ayacu,
aho yabaye meza nayo tumenye ko ari ayacu kandi noneho dufate icyemezo cyo kuyaganisha aheza. Murakoze. murakoze cyane muvandimwe Rwaka, rwose ndagira ngo mbashimire. Tugize ikiganiro cyiza kandi twagikoze mu magambo meza anoze, ntawe twatutse, siwo muco dufite. Twarezwe neza, ntabwo twarezwe nk'abirirwa batukana babeshya. Umuntu nka Judireva bakamuhindura umugome, bakamuhindura umubeshyi, bakagerekaho n'ibindi byinshi cyane, bakamugira umujenosideri. Iyo ngeso abavandimwe bacu ari abo muri Canada, ari n'abahandi, abangaba ndashaka kuvuga abangaba bavuga ko FPR ya Kagame, ko abo dusigaye twita agatsiko, kuko byagaragaye ko mu by'ukuri abasirikari n'abasivili bose bo muri FPR ntabwo bakoze ibyo Kagame yakoze, nta n'ubwo babishyigikiye. Wenda igituma batabivuga bamwe ni ukubera ubwoba, nabo tugomba kumva, ariko igihe kizagera kandi ukuri kuzamenyekana. Ko hatangiye no kumenyekana, njye mpamya ko ukuri niko kuzunga abanyarwanda. Ukuri niko kuzunga abanyarwanda. Inzirakarengane zose tukazizirikana, inzirakarengane zose tukazirengera, umuntu akiyumva ko ntacyo arusha undi nk'ikiremwa muntu, kuko twese tuvasa. Hari uwabivuze mu kanya, umuntu akiga no kwishyira mu mwanya w'undi, uwo badahuje ubwoko, cyane cyane kuko icyo kibazo cy'amoko gikunda kugaruka. Hari abayitwaza bashaka guheza abandi cyangwa kubahonyora. Ntawigeze avuga ko amoko atabaho. Nta gihugu cyo ku isi kitabamo amoko yibuze abiri, nta na kimwe. U Rwanda rero si umwihariko. Mu Rwanda amoko yahozeho, uko wayafata kose. Abantu bagiye bicana bapfa amoko cyangwa bitwaza amoko kugira ngo bice abo mu bundi bwoko cyangwa abo mu yandi moko. Ariko rero igihe nk'uko abantu twahuriye muri iki kiganiro, yaba Pierre Claver Nyinamubanzi, yaba James Munyandinda, yaba Theobald Rwaka, yaba Padiri Fortunatus, twese twavuze ko tutazongera kurebera abantu bashaka kuducamo ibice, cyane cyane bahonyora abavandimwe, inshuti, ababyeyi bacu bagiye bicwa n'abo bagome. Twavuze ko bahuje ubwoko bw'abagome n'abicanyi bugomba gutungwa agatoki, tukabagaragaza kuko bahuriye kuri icyo kintu cyo kwica abanyarwanda. Ubwo rero rwose ntavuze byinshi, ndagira ngo mbashimire kuba mwaje muri iki kiganiro, kandi tuzakigarukaho. Yewe ahubwo twari dukwiye no kugikora mu Gifaransa no mu Cyongereza, kugira ngo Abanyakanada, Abafaransa n'abandi bose batazi Ikinyarwanda bamenye ibyo Abanyarwanda bavuga bitari iby'intore. Intore nazo kandi zitazi guhamiriza, intore ahubwo zikoresha ubugome. Kera intore zakoraga ibirori tukishima tugakoma amashyi, izubu zikora nk'abacuraguzi. Ntabwo ari intore nziza kose, ni intore zicuragura. So kubatuka ahubwo nuko ibyo bakora bijya gusa no gucuragura, haba harimo ubugome butari bwiza. Ikindi navuga nuko ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa nawe ubwo mboneyeho kugira ngo mubwire ko amagambo yakoresheje avuga abanyarwanda bo hanze batavuga rumwe na leta ya Kagame, azicare muvandimwe Ngarambe yirebe, yibaza ati ariya magambo nayavugiye iki? Kuki ngomba kumenasa abanyarwanda bari mu mahanga kandi nagombye kuba ambasaderi w'abanyarwanda bose? Ndibira akabanga njyewe mba ambasaderi muri 1986. Perezida Habyarimana yaranyakiriye ngiye kujya Addis Abeba, arambwira ati akazi ugiyemo ntukagende ngo ukore ibyo wishakiye, ugomba kumenya ko abanyarwanda bose, baba bavuye mu Rwanda, baba b'impunzi,
mu gihugu ugiyemo muri Ethiopia kandi bari bahari benshi umenye ko bose ari abanyarwanda kimwe uri ambasaderi wa bose iyo nshingano narayikurikije abantu bari impunzi benshi harimo n'abazwi cyane nka Mutunzi cyangwa Mukunzi uriya muzehe nyakwigendera waje kuba umucamanza mukuru mu Rwanda uriya yari impunzi y'umunyekongo twarabanye cyane yazaga mu rugo nta munsi mukuru w'u Rwanda atazagamo kandi ari impunzi ari diregiteri muri uyu wa mbere yuko ajya kuba umukuru w'urukiko mpuzamahanga rwa Afurika muri Gambia umuntu witwa Gasana wigeze kuba interprete wa Idi Amin nawe yari chef de division muri uyu yari impunzi y'umunyarwanda wari warahungiye muri Uganda twabanye neza bazaga mu rugo nta mwiryane wari hagati yacu icyo gihe haba hari dosiye ishobora kugira ikimari mu Rwanda muri uyu bakandya kara bati hariya hari dosiye nziza bakomeza gukorera u Rwanda kandi ari impunzi ariko ambasaderi ubu ngubu nubwo n'icyo gihe hari ambasaderi batafataga abanyarwanda bose kimwe ariko ku ruhande rw'uwabaga yabohereje niyo nshingano yabahaga rwose nabihamya ntabwo ari ibintu mpimbye nyamara ejo bundi tukumva ambasaderi w'i Paris akavuga amagambo agaragaza urwango afitiye abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda iriya ntabwo ari byiza muvandimwe ambasaderi bimenye ko tutabishimye tuzagusubiza mu nyandiko kuko byadukoze habi twasanze atari amagambo umuntu uhagarariye igihugu cyacu yari akwiye kuvuga ni nabyo bituma abanyarwanda bamwe na bamwe nk'abari bo muri Canada bashaka guhonyora n'abanyamahanga abene igihugu bahungiyemo bagashaka kubagira abaja babo bose murakoze ambassador